gice cyatambutse mu nkuru warahemutse twasize Maya na Lydia basa naho bari bagiye kurwana ariko uwitwa Ali aritambika. Ese ubundi byarangiriye he? Reka inkuru yacu n'ubundi tuyihere kuri abangaba bombi uko ari batatu. Arahera ko azibanganywe n'uburakari akavuga ariko mwasaze, dufite ikibazo cy'umwana uri hano, ararwaye ararembye, namwe muri kurwana, wanyura hano agasanga muri kurwana, murwaje umurwayi ari hariya ararembye yenda mbese ari mu buryo nanjye ubwanjye ntabona uko nsobanura. Yatekereza iki? Maya ndavuze ngo va hano ugende. Maya ahera akagenda, Lydia asigarana na musaza we ambwira ati ahari umunsi umwe niwicara nibura mugore wawe yaranakuroze, ubwo wariye nibumara kugushiramo uzicara ubona ubugome bw'umugore wawe. Imana yo mu ijuru imbabarire intabarire umwana, ubu wowe niyo wapfa hari sinanakuririra kuko n'ubundi wapfuye uhagaze. Uranze neza neza ubaye ikirumbu ubaye ikigwari. Niyo mpamvu mama yavuze ko atakikubara mu bana yabyaye, yari yarabyitegereje yarabibonye. Basi wowe wicaye niwitekerezaho, iyo wicaye nta nubwo unigaya, ukomeje kuba ikigwari. Ubu neza neza umugore wawe wangize ikigoryi imbere yawe, igize nkaho neza neza nta kintu cyabaye, igize nkaho atazi n'ibyambayeho, kandi ari we wanteye ibintu mu maso. Ahubwo se yabineye umenya yaragendaga bitera, yarazanye ibyo gushimangira. Ntago ndi kureba, ntago ndi kubona. Ngaho ishima unezerwe, mushiki wawe abaye impumyi hejuru y'umugore wawe. Ese iyo wicaye n'ubona agaciro kari ntara, hari ibi byose ni amakosa yawe. Iyo utaza kuba ikigwari ubu nabonesha Lina kugeza n'aho azize ubuzima, nkaho ibyo bidahagije n'umwana we unanirwa no kumufata neza. Ubu twakabaye tubayeho twishimye, twakabaye turi umuryango unezerewe, ariko si ibyo urabishaka. Ese we birakureba? Weme wuzuye gusa n'ubugwari bukuzuye, icyakoze uzicuza. Lydia ahera ko yigendera, koza n'amahirwe tuza aramubona, akaza amusanga ariko ataramugeraho, ati naba yamugezeho. Agatangira kumufasha, byose ituza babireba ariko yifitiye umubabaro. Tugaruke kuri Hirwa uri kwita kuri Tania. Bw'amahirwe agira atya agashitura umutima wa Tania, akabona noneho birakunze
ikintu akora kubera ko amwongerera umwuka agasaba ko nta muntu uri bwinjire muri icyo cyumba y'amasaha make bakaba bamuretse baramupima basanga yanyweye imiti myinshi bagatangira kuvangavanga imiti ari nako bayimutera muri serumu barebe ko batabara ubuzima bwe. Eva niwe aba yananiwe kuva ku muryango winjira muri room mushiki we abarwariyemo. Bigera nijoro bakamusaba kujya kuruhuka ariko akabyanga, akavuga ati se naba musigiye nde? Ese hano yabasigaranye nande? Ntabwo byashoboka. Irwo nawe aguma aho ngaho gutaha ngo ajye mu rugo biramunanira akabura imbaraga zimwerekeza mu rugo. Agira atya akegera ituze akavuga ati niba ntakugoye waza tukaganira, ndumva nshaka kuganira nawe. Ituze ati ntabwo nabyanga, watabaye ubuzima bwa mushiki wanjye ntabwo uruhu mfite icyizere, ubu ntabwo urakiri kuri 30. Igihe nari mfite nta n'icyo nari mfite ubwoba ko byarangiye, ariko uko amasaha ari kugenda yicuma nabura ndi kugenda ngira akizere gake ashobora nabura kongera kugaruka ibuntu akagaruka ubuzima. Ntacyo mfite nakwitura ariko Imana izambabarire nkwiture, mushiki wanjye naramuka abayeho. Yego ati nta mpamvu yo kunyitura, uriya nitagaho nanjye n'umwana wanjye. Ni uncle we, nanezezwaga no kumva amamagara uncle. Dani yari stubborn, ariko nubwo ari stubborn ntabwo abikorana ubutsi, ari stubborn mu buryo bwiza. Uzariyumvira ati yakwitaga uncle ariko nabitindeho. Yego atari ko se n'ubu ntabwo uramenya uwo ndi we? Ati oya ntabwo ndakumenya, akubwirwa n'iki se? Ikintu nzi ni ukuri doctor hano kwa muganga nanjye waramvuye uri kwita kuri mushiki wanjye, so ntabwo mbizi. Ati nitwa Hirwa, ushobora kuba utabizi ariko ndi uncle wawe. Ati uncle wanjye ntazi se? Ariko reka ne kuko bakwibaza ibibazo byinshi, ahubwo reka ngo uwo mwanya unsobanurire neza. Ni uncle wanjye gute? Ibintu bisigaye bigenda bimbera ibitangaza buri munsi. Kuva namenya ko Maya atari mama umbyara, amenya ko mama wanjye wambyaye yapfuye ambyara, yampaye ubuzima arongera ampa n'ubwe.
nanjye mukunda ntamuzi, numva nifuza kumva ijwi rye nubwo ubu kano kanya bitashoboka. Ntabwo nzi isura ye ariko njya nicara nkayishushanya, mubonye ku ifoto ariko nyine ubundi na mbere y'uko mubona yankosingaga mu mutwe. Ntabwo navuga ngo ndamuzi kuko nabonye ifoto ntabwo ikwereka neza umuntu wawe. Ntabwo nzi story ndende kuri mama, uretse ibyo numvise muri audio abwira Lydia. Ariko mu by'ukuri nta kindi kidasanzwe nzi kuri mama. Sinzi umuryango we, sinzi aho avuka, sinzi niba yari afite ababyeyi, sinzi niba yari imfubyi nkanjye, sinzi nawe niba yarabaye ubuzima nk'ubwanjye. Sinzi niba ko kuri anko nk'uko bivuga. Batituze, mama wawe ni mushiki wanjye mu maraso, ni bucura bwa data na mama. Ese wabuze uburyo mu rugo bagutegereje? Ese wabuze uburyo mama yirwa nyishyuza ambwira ngo niba twarabashije kuba twamenya aho uri, tukamenya ko uriho, gute tutamuzanira umwuzukuru? Uburyo mama wanjye ahora afite amatsiko yo kukubona. Ese wabuze uburyo muzeyi we iyo ntashye arakunyishyuza kuva Tania yava mu rugo? Uko ntashe baba bazi ko uko ntashye ngeze mu rugo baba bazi ko nzanye na Tania nawe, kuko Tania yabasezeranyije ko azakuzana. Ngize amahirwe turongeye turahura, ubwo bivuye mu buryo butari bwiza, ariko ngize amahirwe yo kongera kukubona. Kukureba nkumva ikiniga kiramfashe, nkumva mfite ibyishimo mu mutima ntazi uburyo nasobanura. Nyuma y'imyaka ntashobora kuvuga umubare, ngize amahirwe yo kubona umwana wa mushiki wanjye. Yari inshuti yanjye magara, yari byose kuri njyewe. Ibyo yanyuzemo byose, uburibwe yahuye nabwo bwose, njye wabaga ubuzi. Byose ni njye wabaga ubizi. Gusa ariko kandi nanone njya mwibagirwa. Iteka iyo nibutse mushiki wanjye arumva wagira ngo ibyabaye byose byabaye mu gitondo, ubwo se bibaye nka mbere y'isaha, undi nkumva bibaye ako kanya. Sinjya mbyakira, ngerageza kwirengagiza. Reka nkubwire yituze, sometimes hari igihe tubura abo dukunda, tukibwira ko ari ikibazo cy'igihe, ahari tuzabibagirwa. Ariko umuntu ubasha kwibagirwa mu buzima ni wa wundi utigeze ukunda. Igihe kiragera ukamukumbura, igihe kiragera ugakumbura ibihe byiza wagiye ugira kubera we. Igihe kiragera ukumva ukumbuye kuba uri iruhande rwe, ukumva ukumbuye kuba uri hafi ye, nyine ukumva ukumbuye ibintu byinshi. Nkumbura mushiki wanjye, nkumbura gutemberana nawe. Iteka iyo ngiye kumva ye, ndahagera ukagira ngo neza neza apfuye ako kanya. Ntabwo njya mbyakira. None ati byose ni amakosa yanjye, iyo bitaza kuba njyewe mama ntaba yarahasize ubuzima. Menya hari ndi umuvumo, ntabwo ndi umugisha, kuko aho ngeze hose ibintu birahinduka. Ati wivuga gutyo mwana wanjye, uvuga ko uri umuvumo, uri umugisha, uri
umugisha kuri twebwe, uri umugisha twagize nubwo twasaga naho tutagufite. Nta saha na segonda ryacagaho nagutekereje, ariko nanone nkibuka ko ntacyo kubikoraho mfite. Mu rugo twakoze uko dushoboye turagushaka, ariko ntitwigeze tumenya irengero rya Ali. Twageze naho dutuza turavuga ngo ahari Imana izikorera ibyayo twongere tukubone. Tuza ati anko, sinzi koko niba uri anko, ariko reka mbikwite. Uzi impamvu mvuga gutyo se? Iyo bitaza kuba njyewe, Nina yakabaye abaye ubuzima bwiza, aba yarashatse umugabo mwiza umukunda. Ese ubundi kuki mama atahisemo akaba ari njyewe ugenda, ariko wakaba? Nkiruka ati Evan, bivuga gutyo. Nina yaragukundaga, yemeye gutanga ubuzima bwe kubera wowe, yemeye guhara amagara ye kubera wowe. Nta kintu n'iki na kimwe wamubwiraga ngo acyumve. Yaravugaga ngo niyo ataba hari ku mwana we akabaho. Ese waba uzi ishyaka mushiki wanjye yakurwaniriye? Evan, reka bari njye ukwera inkuru ya mama wawe. Twavutse turi abana batatu, Fura ni Robert, ngakurikiraho Nina yari Bucura. Mushiki wanjye yakuze yitonda, akadukunda kandi natwe tukamukunda, ariko akaba inshuti yanjye cyane. Nta kintu n'iki na kimwe yansabaga ngo nkimwimere, kuko namubonaga nk'ikintu kidasanzwe mu buzima bwanjye. Yari gashiki kacu kamwe twakundaga, byongeye na muzeyi yaramukundaga birenze uko nanabikubwiye. Byari umunsi umwe twasohotse, twari twamusohokanye, twari twagiye out. Uko niko yahuye na papa wawe, ndabyibuka byose yarabimbwiye. Maze guhura na Ali bahana contact. Mushiki wanjye ntiyarazi ibintu by'imipira, ntiyarazi ngibiki. Byari umunsi umwe na Robert nabwo tumujyana muri stade. Uko niko yaje kumenya ko umusore bari barahuye ari umusitari. Nina yarakiri umwana, ariko yaje kwisanga akundana na Ali. Iby'uko yaje kwisanga rero baryamanye byose sinabijyamo. Icyo nzi nuko yarakiri ku ishuri, yarari mu senior 6, yaragiye gusoza. Kimara kumenya ko atwite, Nina yaratashye aza mu rugo. Nabanje kunyura kuri Ali gusobanura mubwira ukuntu ibintu bimeze, ariko Ali we ntiyabyumvaga. Impamvu Nina yagiye kurwanirira ishyaka nuko bwa mbere abwira Ali ko atwite, Ali yamubwiye ko atiteguye, amusaba yuko iyo nda bayikuramo, ariko Nina arabyanga. Ubona niba wumva ko Nina yanze gukuramo inda yawe ikiri ntoya, ari umunyeshuri, nta mubyeyi imwe wiwe n'uyu n'umwe wari ubizi uretse we na Ali bari babiziranye, yumva ko yari kwemera ko ubuzima bwawe bugenda ari uko agiye kukubyara. Icyo gihe yarabyanze. Iwacu mu rugo ninjye umuntu wa mbere wamenye ko ari natwe. Nzi bakibimenya, Nina yaratotejwe, Nina yarabwiriwe, Nina yirukanywe mu rugo, yaraye ku muhanda, Nina yambaye ibirenge. Byose ari ukurwana ishyaka ry'umwana we.
banacyumva ibyo byose atangira no kurira ati burya bwose ubwo buribwe bwose mama yanyuzemo ati si ibyo gusa ubwo babanje kumwanga no kutamwumva ninjye njyenyine wabashaga kumurwanirira ishyaka nageze naho njya nshwana na tata dupfarina nyuma batangiye kubyakira basa naho bari kumufata nk'umwana mu rugo nyuma y'uko babonye nyine ko nyine nanjye nakaniye nibwo babaye nk'abacururuka ariko bamaze gucururuka ari nawe sinzi nyine aho igitekerezo cyavuye arampamagara nsaba yuko ndamuzanira umugore we naremeye mbikora mu rugo nta muntu n'uyu n'umwe ubizi no kugira ngo bamenye aho hantu rinari babimenye rwose ari hafi kubyara kandi nabwo kugira ngo babivumbure nuko Robert nyine yahuye na Rina inkuru ndende akimara kubana na Ari kubera ko Ari yakundanaga n'umugore we simuzi sindanamubona numva ngo n'undi mukobwa bakundanaga waje nibuka n'izina bambwiye ariko nibuka ko bambwiye ko akimenya ko Ari yashatse yahereye kaza ubwo nyine byari umunezero bitangira guhinduka amarira n'agahinda kuko Rina yagiye anyura mu buribwe ariko akemera agakomeza kurwana k'umwana we umunsi wo kubyara byari bikomeye pe nanjye numvaga nakora uko nshoboye akiza Rina ndetse n'umwana yaragiye kubyara ariko byaranze ntabwo njya mbikira uyu munsi mpora nishinja amakosa avuga ni ahari iyo aza kuba yaritaweho n'undi muntu yari kumugira gutya akarengera ubuzima bwe ndetse n'ubw'umwana yari atwite ari wowe bombi bakabaho twamaze amasaha n'amasaha turiyo turwana kuri Rina ndetse nawe ariko biranga bibi by'ubusa arangwaga kwiseta iteka mpora nishinja vuga nahari nshobora kuba narabikoranye igihunga yari kuba wenda hari nararetse undi muntu akaba ari we umubyaza ariko numvaga ndi bubishobore tuza arababara akavuga ati mukomeje kugenda mumpa impamvu zo gukunda mama wanjye no kumva mukumbuye ngo ntigeze mubona ese basi kuki nabura nta n'isegonda twamaranye ese nabura kuki atigeze andera nabayeho nta rukundo rwa mama mbona n'uwo nifuzaga ko yarumpa ntiyigeze aruma ariko it's okay mama iteka azahora ari intwari yanjye yaba Imana yamfashaga mushiki wanjye agakira nabura nkaza no kureba uwo muryango mama wanjye akomokamo gusa nanone ndumva ndushijeho kwanga Ari mama
uzakomeza kuba intwari yanjye wandwanyeho pe. Ntiwigeze uba ikigwari, ntiwigeze wirebaho ngo wikunde, ahubwo washakaga ko mu buzima wampaye icyo undi wese adashobora kumva. Wemeye kurekura ubuzima kugira ngo ubuhereze njyewe. Ese nzakwitura iki mama? Ese ubundi nakwitura iki kutakiriho? Ntacyo nabona, yewe nta n'icyo mfite, ariko nzaharanira kuba intwari. Ndabizi iyo aza kuba akiriho mama, yari kumpa urukundo ntigeze mbona. Ariko nubwo ntigeze ngira amahirwe yo gukura nkunzwe, ndabizi neza ningera imbere ya Jajya aza mu rukundo rwose mama yari kuzampa. Irwatse se ahubwo buriya hari umuntu uzongera kukuvugara? Mama naramuka akubonye, induru zizavuga nihagira n'umuntu ahari ugukoraho, kuko uburyo agutegereje. Sinzi nyine nakubona uko bizagenda. Ikintu ndi bukore ni kimwe, ndagufotora nze kumwereka agafoto, kubera ko n'ubundi neza neza usa na mama wawe. Nyina yaribyaye pe. Ntabwo ndakubona useka, ariko ibyo ari byo byose ushobora kuba useka nkawe. Amaso, ikineza neza, indoro. Ese ubwiza kuba umukobwa disi we, kubona ubwiza bwa mama wawe bwose ari wowe ubwikoreye, ari wowe busigaranye. Tuzi ati nabyo ni iby'umugisha. Ahari nimujya mumbona, muzajya mumbonamo mama wanjye. Ahari nimujya mumbona, muzajya mwumva ko mpari. Marindi Evan, kandi nanone Marindi Lina. Nirwa araseka. Kamubwira ati njyewe nta kintu kinejeje nko kuba nongeye kukubona. Ibindi byose ntacyo bivuze. Mana yo mu ijuru, yo kabyara yo gaheka, izambabarire ibyo nigeze mbona mu buto bwanjye, nzabibona ubuzima bwose nsigaje kuri iyi si. Akiri muri ibyo baganira, Shozi ahera ko aza abona afite igihunga cyinshi n'ubwoba bwinshi, akavuga ati Dr. ihute tabara, ngwino urebe uko bigenze, ngwino urebe uko bigenze. Ngo ati ni ibiki se, habaye iki? Shozi ati yewe iby'umubiri gusakuza, niba apfuye, niba bigenze gute ntago mbizi. Urabizi ko watubujije kwinjira muri iriya room, ariko iby'umubiri gusakuza nta muntu n'uyu n'umwe wemerewe kwinjira mutari wowe. Tabara rero. Ati ntumbwire Karitani. Shozi ati yewe niwe. Barahaguruka bombi bakerekeza muri room Tania abarwariyemo. Ku
kubera ko ibyuma biba biri gusakuza. Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Ese ni ukubera iki ibyuma bisakuje? Ese aho yaba hasize ubuzima cyangwa ni ikindi kintu kibaye? Inkuru yitwa Warahemutse, byose twibaza ni mu bice bizakurikira. Yewe nitwa Atete, nyandika kandi ni nanjye uyibagezaho.